fragment cyangwa se ecran ya grenade ihita inkubita hano mugongo mpitangwa ku gitanda. Kuva ico gihe sinongeye kumenya iyo ndi. Nta kintu na kimwe leta yigeze mfasha y'u Burundi. Aure ubashije kuhabona afite inkovu nyinshi cyane ku kibuno haba haracukuse naraboze nuka cyane. Maze ubu ngubu urandeba ndasa neza meze neza. Ico gihe nari nanutse n'ibisebe byinshi cyane n'amasonde nuka nsa nabi cyane. Uba ufite bibiri nkabona aranyohereje kuri mobile money. Uba ufite bitanu nkabona akambwira ati reka nkugurire fanta. Ubwo nabaze ko ntafite akazi bantu nyine bakabikora babikunze bafite umutima. Imana impera umugisha abantu bose bagenda bafasha muri ubwo buryo nkabasha kurya nkabasha no kubaho n'igihe nagwaye nkabasha kugenda kwivuza. Imana ibampera umugisha. Imana iha umugisha kandi inshuti yanje yitwa Kwizera Jean Bosco. Kwizera Jean Bosco twiganye muri kaminuza, ni umwarimu muri primaire kuri groupe scolaire Nyange ni Ngororero. Ni unyishyurira kano gashamburete mureba. Ubu gashamburete ni ukishyura? Ni ukishyura 18,000. Urumva umwana muri primaire Yes ashimwe. Nina. Kuba dukurikiye nitwa Buregare Lazaro. Ni ko ababyeyi banyise ariko muri 2022 Imana yampinduriye amazina inyita Mbonyimana Israel Lazaro. Mbere yuko ntangira kubabwira ubuzima nanyuzemo ndabashimira kuba mwansuye. Imana ibaho umugisha. Ndashimira n'abadukurikiye bose muri aka kanya bari buze kumva ubuhamya bwanje. Navukiye mu gihugu cy'u Burundi, mvuka mu muryango w'abana 7, nkaba ndi umwana wa 4, 3 ba mbere barapfuye, hakaba hasigaye njyewe n'abandi bana 3 bari inyuma yanje, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Mu muryango wacu navukiye mu muryango w'abakatolike, nakoraga n'imirimo kuri kiliziya yo guhereza padiri. Hanyuma niga primaire mbana na mama na papa n'abavandimwe ndayirangiza. Ngeze mu wa mbere segonderi biba ngombwa ko nimukira kwa tante kubera ko hari hafi y'ikigo. Ngeze kwa tante ntangira mu wa mbere niga kuri ico kigo, ariko nza gutorerwa kuyobora abasaveri. Nari umusaveri muri katolike, abasaveri sinzi n'abamubazi. Nza gutorerwa kuba umuyobozi w'abasaveri mu rubyiruko. Ubwo nayoboraga intara 2 z'i Burundi. Nari mfite imyaka 19. Yego. Maze gutorerwa kuyobora urubyiruko rw'abasaveri mu ntara ya Cankuzo no mu ntara ya Ruyigi. Abasaveri bantumaga amafurari bagakora komanda bagatanga amafaranga nkuko byasabwaga, hanyuma nkagenda kuzikoresha. Ico gihe rero nagiye gukoresha ayo mafurari, maze kuyabona biba ngombwa ko ntangira kuyatwara nyashikiriza abayantumye. Ndibuka uwo munsi twari tumaze gukora tronkome, hanyuma nayo mafurari nari maze kuyabona, amanota dutegereje amanota kwaza. Zari tariki 2 z'ukwezi kwa 7 mu 2009. Nari mfite imyaka 22 kubera ko navutse mu 1987. Uwo munsi rero byabaye ngombwa ko ntwara izo furari ku kigo c'amashuri co mu Minyare, groupe scolaire Minyare, n'ahantu hasa nkaho ari mu gituragi. Navuye kwa tante aho nabaga zari nka saha 9 z'amanywa. Ndazamuka ntwara izo furari, ngezeyo ndazitanga baranyakira. Hanyuma hagaze nimugora nka saha 11 ngiye gutaha, nahantu nagenda n'amaguru, barambwira ati witaha ahubwo urare tugucumbikire uzataha ejo bukeye. Nuko ndarara
noneho bahitamo ko uwitwa Irakoze Joseline wari umuyobozi w'abasaveri kuri iyo groupe ari we ncumbikira. Uwo Irakoze Joseline ni nawe yari doyenne w'abanyeshuri kuri ico kigo c'amashuri. Hanyuma aragenda kuncumbikira iwabo. Uwo munsi duherekezwa n'abahungu babiri. Abahungu babiri baraduherekeza tugera kwa Irakoze Joseline, baratwakira baratugaburira, abahungu babona gutaha. Noneho Irakoze Joseline antegurira mu cyumba cye haba ariho ndyama. Hari iwabo cyangwa aho yaracumbitse? Hari kwa sekuru. Kuna nyirakuru. Arancumbikira ndyama mu cyumba cye. Hanyuma nawe urumva birumvikana agiye kureba ahandi arara kubera ahantu mu cyaro nuko biba bimeze. Maze kuryama nsinziriye nka nijoro muri ico cyumba, numva ikintu kiraturitse nka saha 8 za nijoro. Hanyuma gituritse cyari cyumba nk'iki murimo akumba nkaka murimo kureba. Ngize gutya ndakanguka ndi mu bitotsi ngo niruke ndabivyari byo, mbona mu cyumba harimo kwaka, naho kumbe yari grenade bahateye mu cyumba nari ndimo. Iyo grenade bayijugunye bayinjije mu idirisha, hanyuma igwa mu cyumba nari ndyamyeho. Hanyuma mbyutse kuri ico gitanda ngo niruke. Hari nijoro? Yego hari nijoro. Ngeze mu muryango mbura uburyo nkingura urugi, mpitangaruka mpindukira ngaruka ku gitanda, hanyuma fragment cyangwa se ekra ya grenade ihita inkubita hano mugongo, mpitangwa ku gitanda. Kuva ico gihe sinongeye kumenya iyo ndi, nahise njya muri koma. Iryo joro bahise banyihutana bantwara ku bitaro bikuru byo mu Cankuzo. Ibyo sinabyumva. Ibitaro byo mu Cankuzo nabyo bibonye nta kintu biri byamfasha, nabahita transfer y'Ibujumbura, nabwo ngenda nta kintu numva. Naje gukanguka ngeze ndi mu bitaro Ibujumbura muri Semuseka, nsanga mbona ndi mu bombone. Hano mu rubavu hari hatoboye harimo undi mugozi n'igishashi cyari kiri aho ngaho gikuramo imyanda y'amaraso yagiye mu bihaha, ku buryo guhumeka ntabasha kubishobora niyo bombone nk'iriho. Hanyuma ibitaro bya Semuseka Ibujumbura bimpa transfer yo mu Buhinde, ariko kubera umuryango wacu turi abakene sinabasha kugenda mu Buhinde kwivuza. Biba ngombwa ko maze koroherwa, maze kongera kugarura akabaragaho gake, bansezera bakambwira ati ubwo utabasha kugenda kwivuza mu Buhinde, reka usubire mu rugo iwanyu mu Cankuzo, ugende gutegereza niba ari gupfa niba ari gukira. Nibyo. Ico gihe ninde wakuvuzaga muri ibyo bihe byose? Ico gihe nari mfite umuntu warerewe muri famille witwa Evariste, niwe wari urimo amfasha kwivuza ico gihe. Bivuze ngo ntacyo ubuyobozi bwagufashije muri ubwo buryo bwose bwo kwivuza kizemo ingorane cyangwa se mu buryo bwatewe na grenade, wagombye ko waravujwe na leta birumvikana? Nta kintu na kimwe leta yigeze mfasha y'u Burundi. Yego. Hanyuma baza kunsubiza no mu rugo, nsubira hahandi kwa tante nabaga. Nukuvuga ngo kubera kuryama igihe kinini nacukuza ibisebe ku kibuno. Utaragera wenda kugira ngo abantu babashe kutwumva no gusobanukirwa ibintu, ndibaza ubwo wasubiye mu rugo uvuye kwa muganga urwaye? Yego. Ntago se wiyambaje inzego z'ibanze basizo zahi Burundi buzubira uti ndashaka ko mumfasha kugira ngo mbashe kuba najya kwa muganga? Ndibuka barabikoze. Hari abadepite bakomokaga mu Cankuzo, bari inshuti n'uwo muntu Evariste, ariko bagerageje kubyirukamo bavugana leta ko bankorera ubuvugizi muri leta ko nagenda kwivuza mu Buhinde, ariko ntabwo namenye ngo hakurikiye hiki. Byarangiye muri make batakufashije? Yego. Ubufasha urabubura? Yego. Aho se mu Katolika wabaga cyangwa mu nzego za Katolika wakoreragamo cyane cyane ko wari umusaveri, nabo ntacyo bigeze babivugaho cyangwa bagire icyo bagufasha? Nta kintu kimwe bigeze bamfasha. Kandi bazi ko byakubayeho? Yego, kandi iri mu kazi kabo. Uri mu kazi kabo? Yego, mu nshingano bampaye. Ngo birumvikana ko rero baragutereranye? Yego. Okay. Akomeza aho twari tugereje. Nuko bansubiza mu rugo. Ico gihe ntabwo nabashe no kwicara, ntabwo byashobokaga. Ntabwo nashobora kwicara mu kagari. Hanyuma bantwara mu modoka, nagiye ndyamye kugera mu rugo mfite ibisebe byinshi ku kibuno kubera kuryama umwanya munini. Aure ubashije kuhabona afite inkovu nyinshi cyane ku kibuno, haba haracukuse, naraboze nuka cyane. Hanyuma ndangera kwa tante, banyitaho
baramfasha nyine bakamba hafi bakagenda bantwara kwa muganga kumvuza ibyo bisebe kumfukisha nari mfite na sonde ico gihe nkagenda kuyihinduza ni naho bampereye akagari ko kugendera muganga arambonye namuga ati uyu muntu ntabwo akeneye guhora aryamye ahubwo byabyize agiye agenda ku kazuba akabasha no kota akazuba mu gihe atarapfa mu gihe agihumeka nuko ntangira kwicara gahoro ariko singende hanze haciye iminsi nibazaga ntese narashwe kubera iki natewe grenade kubera iki ko nta muntu dufitanye ikibazo hano hantu ukuntu byagenze wa mukobwa yarakoze Jose nababwiye hamwe nari ncumbitse natwaye amafurari nababwiye ko yari umuyobozi w'abasaveri kuri ico kigo akaba na duwayene w'abanyeshuri kuri ico kigo duwayene ni wa mukobwa ubuhagarariye abanyeshuri noneho hari umukobwa w'umunyeshuri kuri ico kigo yari afite hari umupolisi ngo yari ashinzwe sitasiyo ya polisi aho ngaho mu Minyare noneho agashaka ko aryamana n'uwo mukobwa hanyuma uwo mukobwa aza kubwira Duwayene Irakoze Joseline nk'umuyobozi wabo amubwira ikibazo afite ko hari umuntu w'umupolisi urimo kumutesha umutwe ushaka ko baryamana hanyuma Duwayene abyinjiramo Irakoze Joseline asanga uwo mupolisi aramubwira ati uriya mukobwa yambwiye ikibazo mufitanye ibyo ushaka urabona ko akiri umwana mureke yige wimutesha umutwe hanyuma wa mupolisi ahita agambirira kwica Irakoze Joseline uwo munsi rero yaragiye kumwitambika yego aravuga ati noneho niba umbujije uriya mukobwa nk'umupolisi hano mfite uburenganzira bwose nk'umuyobozi wa sitasiyo ya polisi hano mu Minyare aravuga ati ngomba kukwica kandi uriya mukobwa nanzamugereho ibyo nifuza azabimbe uwo munsi rero niwo bapanga kwica Irakoze Joseline babahungu babiri nakubwiye baduherekeje zari maneko za wa mupolisi yari yabahaye ikiraka cyo kugenza Irakoze ahantu hose abari ibyo akora byose n'igihe atahira noneho abo bahungu bari bazi n'icumba ca Irakoze araramo ariko umunsi baduherekeza batashe bataze ko ndi burare mu cumba c'umukobwa bari bazi ko ndi burare mu cumba c'umushitsi nuko rero iryo joro bahita bagenda kumubwira wa mupolisi ahita azana grenade n'uwo yitereye ayinyujije mu idirisha yamenye ikirahuri ayijugunya mu cumba nari ndyamyemo hanyuma azi ko yishe Irakoze Joseline ipereza ryahise ritangira umukobwa Irakoze baramuhamagara n'umupolisi baramuhamagara n'abahungu barabafata hanyuma bazi ko bishe Irakoze Joseline aho gwatungwa no kuba bicaranye barimo kuburana imbere y'ubutegetsi nuko uwo mupolisi n'abahungu bahise bafunga ariko ngo nyuma sinzi imyaka bari babakatiye hari n'abandi nihaza bari babaciye ariko nyuma ngo baje gutoroka nta yandi makuru namenye hanyuma se Irakoze Joseline we nta handi hantu mwongeye guhurira mu buzima busanzwe we nangabe yamenya nk'amakuru yawe Irakoze Joseline kuva ico gihe maze kugwara nkasubira mu rugo yaransura rimwe na rimwe uko abonye akanya avuye ku ishuri ariko nyuma nk'uko nabwiye nza kuza mu Rwanda nico gihe muherukira ntabwo wigeze yongera kuvugana nawe kuri WhatsApp turavugana rimwe na rimwe ariko simuheruka ubu ngubu yarashatse atuye Bujumbura afite n'abana n'umugore n'umugabo yego bivuze ngo we nta bundi bufasha bundi yagira nko mutima cyane cyane ko numva wagiye mu gitambo wabaye igitambo cye nta bundi bufasha bundi agufasha mu buzima busanzwe nta bundi bufasha nta n'ubufasha bundi bwigeze buturuka ku muryango we abarundi siko numva harimo ikintu abarundi ko numva nta mutima nuko nyene nuko okay ubwo rero biza kugeraho uza kwibonera umumarayika niko nabyita nukuri n'umumarayika yego kugira ngo ntabagwe komeza rero aho warugereje uri kutubwira ukuntu wabonye marayika w'Imana aturutse mu Rwanda yego marayika w'Imana aturutse mu Rwanda yitwa Mukeshimana Zura yaraje gusura umuvandimwe wose yitwa Saidat twaduturanye aramubwira noneho Saidat abatekereza ko hari umuhungu bateye grenade uhora aryamye mbese ararembye ameze nabi maze ubu ngubu urandeba ndasa neza ameze neza ico gihe nari nanutse n'ibisebe byinshi cyane n'amasonde nuka nsa nabi cyane
hanyuma zura baranganiriza barambwihangane komera zura arambwira ati ndashaka ko tugutwara mu Rwanda kwivuza ndamubwira ese zura ko mu Rwanda nta muryango mfiteyo nzivuza gute ese nzishura amafaranga ya hehe nkuye hehe arambwira ati we nta kibazo nyemerera tugende Imana izadufasha uzabona uko wivuza ico 2010 zura ahita afata nimero yanje aragaruka asubira mu Rwanda arambwira ati nzaguhamagara vuba araza mu Rwanda narisigara mu Burundi muri famille yo kwa tante zura ageze mu Rwanda hashize nk'ibyumweru bitatu arampamagara mbona telefone yo mu Rwanda irampamagaye arambwira ati ndi Zura arambwira ati noneho itegure uze mu Rwanda dutangire kwivuza hanyuma mbibwira famille nti wa mukobwa wansuye ambwiye ko bifuza ko ngenda mu Rwanda kwivuza famille banza kubyanga ntinose ko nubundi ndaguma hano nta kintu ndubamarire nta n'ikintu muri bumfashe ngo nivuze mwaretse ko nubundi napfuye nkagenda nkazaguye mu Rwanda ariko ntiwabarenganya urumva mu gihugu cy'abanye bari banze kugufasha yego ntabwo rero bari kumva ko nujya mu Rwanda uri wone ubufasha yego hanyuma baza kubyumva na wa Evariste arabyumva yemera gutanga tike atanga n'imodoka iza kumfata mu Cankuzo intwari Bujumbura gutega imodoka iza hano mu Rwanda utanze tike ninde bwo Evariste Ngayimpore yego hanyuma amaze kuyitanga tugeze Bujumbura turatega tuza mu Rwanda Zura yari atubwiye ko turi buze n'imodoka iri bunyure ku Kanyaru ikagera Muhanga iwabo ariko tugeze Bujumbura dusanga imodoka yahindutse turaza n'imodoka iri bunyure Bugesera Nyamata noneho turazana tante no wamperekeje hamwe nabaga araza aramperekeza tunyura ku Nyamata twinjira Kigali umushoferi watuzanye dukuye Burundi amubwira ati twe tugiye Muhanga kandi hano turabona ari Kigali kandi ntabwo tuhazi arambwira ati reka mbategere imodoka ibatwara i Muhanga urumva ko umushoferi nawe yadufashije Imana imuhe umugisha ahari hose umushoferi adutwara imodoka ya Volcano aradukatishiriza tike igenda i Muhanga barantero ibintu byose barantero bashira imodoka nicara hafi na shoferi hanyuma umushoferi ndamubwira nti ngiye Muhanga ku muntu witwa Zura umushoferi atambwira ati Zura ni shoferi turaziranye hanyuma turagenda ndumva twarageze twaje mu Rwanda muri 2010 mu kwa 12 ku itariki 26 urumva Noheli yari imaze umunsi ibaye umva hari hakiri mu birori ubona abantu nyine bacishimiye Noheli hanyuma Muhanga twagasambire za ninjoro 26 zo kwa 12 2010 Zura aza kudufata muri gari turagenda mu rugo ariko mu rugo hakaba n'ahantu hasa n'ahari umukingo kugerayo nabuno no kunterura bikagorana no kugezamo akagari bikagora hanyuma ndaharabina tariki 26 na 27 ndaharara 28 bantwara mu bitaro ikabwaye niho nabanjirije hanyuma ntuhageze Zura aravuga ati ubu rero kwivuza n'ubundi udafite ibyangombwa biragoye atangira kunkorera ubuvugizi mu buyobozi bw'akarere ka Muhanga Imana ibaho umugisha abayobozi b'akarere ka Muhanga hari mu gihe cy'umuyobozi cameya witwaga Mutakwasuku Yvonne noneho baramuganiriza ikibazo mfite baravuga bati uyu muntu akwiye gufashwa ntabwo turi umujugunye niho byahise binyereka ko abanyarwanda bagira ubumuntu ntabwo turi budamwirukane ahubwo meya Mutakwasuku Eugene aravuga ati uyu mwana tugomba kumufasha akavugwa akongera kuba muzima niko gutangira kumfasha batangira kumfasha kubona ibyangombwa banyandikisha mu irangamimerere hanyuma mbasha no kubona irangamuntu banyandikishije ku irangamuntu ryo ku murenge wa Nyamabuye hari kuri gitifu witwa Eugene bagusabira ubwene gihugu yego barabinsabira mbona ibyangombwa mbona n'uburyo mbasha kubona mituweli abo bayobozi bose Imana ibampere umugisha yego nuko tugenda muri Kabgayi mfite mituweli mfite n'irangamuntu baramvuza ariko Kabgayi babanza kumvura ibisebe nari mfite ibisebe byandenze byaracukutse ku kibuno n'amasonde yaranyishe babanza kumvura baramfasha noneho nahageze 2010 mu kwa 12 ku itariki 28 ndahamara 2011 ndahaguma 2012 ndahaguma bakimfasha muri ibyo bisebe byose
2012 mu kwa munani tariki 16 niho haje umuganga uvuye muri Kongo arabaza ati se uyu mwana ko ari hano kandi mbona yaratewe grenade murimo kumufasha iki bati ntaco turimo kumufasha no kumuvura ibisebe gusa nta nubwo twanamubaga noneho muganga ahita ama transfer ya Faisal urumva murabizi ko mituweli dakorayo biba ngombwa ko bavuga bati noneho araza kwishura 100%. Hanyuma amafaranga yo kwishura scanner naringiye kunyuramo nayahawe n'umuganga witwa Marigo nawakoraga Kabgayi na Imana imumpera umugisha. Uwo muganga yama anyishura na ambulance irantwara Faisal banyije muri scanner ndongera ndagaruka Kabgayi bareba scanner ko amafoto ya scanner basanga nagize ikibazo mu mugongo. Harimo fragment ya grenade akayekara ka grenade karimo mugongo ariko gatuma igice cyo hepfo kidakora. Noneho uwo muganga atavugana no ati hano ntabwo twamubaga twe ntabwo tubaga umugongo ahita ama transfer ya CHK ngenda sanga umuganga witwa Dr Muneza aranyakira ama service nziza narabikunze abanyarwanda kuntu bakira abantu Imana ibaho mugisha. Dr Muneza arambona arambwa ati muhungu umwana muto watinze kwivuza ntiregane nta kundi nanjye nuko n'ubushobozi buke ati nta kundi ndagaragaza ndabe ico nkora wenda nihagira ikizahinduka nuko tuzashima Imana. Dr Muneza amagahunda ahita ambaga CHK ambaga umugongo akora mwako ka ekra ubwo ni 2012 ariko maze imisi nk'ibyumweru bitatu mpita nongera asubiza Kabgayi kugwarirayo. Ariko aho CHK mpahura n'umumama witwa Mama Yasine baraya abasilamu bagenda bafasha abagwaye CHK babagaburira nawe atuye hano Nyakabanda Imana imumpera umugisha. Mama Yasine yarangemurira akampa ibiryo ndi CHK akanzana ibiryo byiza by'umwihariko akambwira ati nzakubera mama uko bizagenda kose nuko nza gusubira Kabgayi hane nari ngwariye kubako ntabwo nari bwakire ndahaba 2012 urarangira 2013 tubona nta mpinduka ariko ntangiye kubasha kwicara mu kagari nkagenda ku kazuba urumva ko hari ikintu cakozwe n'abayobozi b'u Rwanda bafutanije n'abaturage. Hanyuma 2013 muhaza kumbwira ati wasubiye ku ishuri ko warurangije tronko mu Burundi ndamuga ntese ko ndi kimuga kwako ndibivugwa ubu ngo nafite ubumuga ngo byabo none ko mugaye ni gute nzabasha kwiga ese nirihe shuri ryakwemera kunyakira ese abanyeshuri bakomera ko twigana ni bande ese amafaranga nzishura minovare nzayakurayo. Hanyuma wa mama Yasine nababwiye twahure CHK aza kuvugana n'umumama meya w'akarere ka Nyarugenge ndamuga mama ndashaka kwiga ariko nta bushobozi mfite mbigenze ne. Mama Yasine ahita ambwira ngo reka mvugishe meya w'akarere ka Nyarugenge sinibuka izina rye ukuntu yitwaga muri 2013 amaze kumubwira muga ati uwo muntu kuba ari umuturage w'Imuhanga ntabwo akarere ka Nyarugenge twamufasha ahubwo akarere ka Muhanga niko kamufasha kwiga. Meya wa Nyarugenge ahita hamagara meya w'akarere ka Muhanga Mutakasukwe Eugene ahita ahamagara umurenge wa Nyamabuye uwo witwa gitifu w'umunega wa Nyamabuye witwaga Mugunga Eugene nawe Imana imuha umugisha barabiganira nk'abayobozi umurenge wa Nyamabuye wemera kumfasha kunyishurira segonderi urumva datangaje ari umurenge wa Nyamabuye batangaje rwose. Hanyuma umunsi wo amaze kubyemera twagomba gutangira muri 2013 ku itariki enye none ku itariki enye nibwo twa mu gutangira amashuri segonderi kubera ko nandangije turonko mu Burundi byangomba ko ngenda kwiga HBP Gatagara yihuye iri hafi na groupe officielle. Umunsi rero nagomba kugenda kwiga haburi cumweru kimwe hari nko kuwa kabiri niba nibuka neza tugomba kugenda kuwa gatanu gitifu arambwira ngo ninze ku murenge gufata borudero ubwo ndi mu bitari Kabgayi. Hanyuma ndavuga ntese nyakubaha gitifu ko kugera ku murenge wa Nyamubibi byangora kubera ko ndamugaye nkoresha n'akagari arambwira ati yabimbwiye nka saha 2 ati saha 3 bungezeho ndamuga ntibyangora yose ntabwo nawe ndahagera ni kure arambwira ati none suri he ntindi mu bitaro ngo neze ngo uzagenda kwigura mu bitaro nti gitifu icanyeretse ko abanyarwanda bafite ubumuntu nuko yaciye bugufi akaza kundeba mu bitaro anzaniye borudero
arambwira ati mbwira ahantu uri, ndamubwira nti ndi mu bitari Kabgayi. Ahita azana n'imodoka gitifu na secretary we bansanga mu bitaro i Kabgayi, arambwira ati uhagarara ahantu ndi bukubone. Nahise nitegura na mama Yasine wari uri Kigali yari yaje kunsura umunsi ku bitari Kabgayi. Hanyuma araza, mama Yasine yaranzaniye ibikoresho by'ishuri byose, yazaniye valize ifunze iri mu bintu byose, amayesume, amasabune, amakaye n'ibintu byose. Mama Yasine Imana imuha umugisha. Ngifite iyo valize na gitifu barahageze, arambwira ati uyu muntu ninde? Ni umubyeyi Imana yampaye. Ngo nawe yaje gusura, ntiyanzaniye ibikoresho by'ishuri. Ngo mama ati Imana iguha umugisha. Gitifu nawe ati dore na borodero tuguhaye ugende kwiga amashuri, kandi buri uko igihembwe kirangiye ugomba kuzana ababyeyi tugakorera indi borodero yo gutwara ku ishuri. Nuko nize segonderi niga mu wa mbere 2013, 2014 niga mu wa kane nishurirwa n'umurenge wa Nyamabuye, 2015 niga mu gatandatu nishurirwa n'umurenge wa Nyamabuye. Urumva abayobozi b'u Rwanda hari ico babashinja, Imana ibampera umugisha. Hanyuma niko ico gihe ndangiza 2016 segonderi nkora exeta, uza amanota nagize 32. Kubera ko naragwaragurika, nagahora ngenda kwivuza bya bisebe buri munsi, guhinduza amasonde. Urumva niga umwanya muto, ngira 32 ntako ntagize, ariko Imana yarahabaye. Ayo manota 32 rero hari abantu bagize za 40, 50, 30, 70. Urumva n'utunota duke. Hanyuma ndangije igihe cyo kwiga kaminuza y'u Rwanda isohora itangazo yuko abanyeshuri barangije segonderi bagomba kwiyandikisha bakiga kaminuza. Ese aya manota 32 hari aho wayatwara? Ntago wayajyana. Ese ubundi nini yandikisha nzishura minervare nkuye hehe? Ariko umuntu aza kumbwira ati pfa kwandika yewe, pfa gusaba. Umva twabikora online. Hanyuma ngenda ku irembo ku muntu utanga service z'irembo, ndamubwira nti nsabira kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Mwishura 5 aranyandikira asabira kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Uzi gitangaza? Yego. Baramfashe. Ufite ayo manota 32. Imbaraga z'Imana. Bampaye kwiga i Nyagatare, kwiga economy mu karere ka Nyagatare. Kariyo campus ya kaminuza y'u Rwanda. Hanyuma rero bamaze kumfata, haza kuba ikindi kibazo. Ese minerva nzayikura hehe? Basohora indi tangazo ryo gusaba buruse. None se ndayisaba na amanota 32 koko? Ntabwo byashoboka. Ariko umuntu ntabwo ati pfa gusaba. Nabwo ngenda ku irembo mbwira umuntu nti mfasha unsabire buruse. Aransabira, dushaka mu byangombwa byose, rebo iramfata impa buruse. Ariko binyuze mu kigo bita NSPD. NSPD ni inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga. Umuntu yaje kumbwira ko NSPD ikorera ubuvugizi abantu bafite ubumuga barangije amashuri. Hanyuma ahita mpuza nabo binyuze ku umumama ukorayo witwa Clementine. Noneho uwo mumama niwo waroshinzwe gukora ubuvugizi abanyeshuri barangije segonderi bafite ubumuga. Urumva twaradepoza yo natwe. Turadepoza turi benshi n'ibyangombwa badusaba, hanyuma baza kudufata turi abantu 4 gusa. Noneho twebwe uburyo byasohoka batwemereye bisohoka ari nk'ibaruwa. Ibaruwa yanditswe na REB n'umuyobozi mukuru wa REB, agashiraho ngo nabimenyeshejwe Minisitiri w'Uburezi, bimenyeshejwe abanyamabanga bose. Urumva ukuntu bitangaje cyane. Turi abantu 4 kuri iyo baruwa. Tugiye kwiga kaminuza, tugiye gutangira 2016, twagiye gufata admission letter cyangwa se amabaruwa twemerera kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Twayafatiraga igikondo. Hanyuma tuhageze umupapa witwa Gaspar wahakoraga arambwira ati se Nyagatare uzabashaho kuhiga nabo nabuze mufite? Nawe Gaspar Imana mumpera umugisha. Arambwira ati andika ibaruwa wandikire kaminuza y'u Rwanda, ubabwire ikibazo ufite, ubasabe ko bakwimba guhindurira, bakakura Nyagatare bakakuzana bakaguhana igikondo. Ibaruwa ndayandika nyisigira Gaspar nditahira. Hashize iminsi barambwira ati barampamagara kuri kaminuza y'u Rwanda igikondo, ati ntukigiye kwiga Nyagatare ahubwo uzaza kwiga hano muri kaminuza y'u Rwanda igikondo niho zigira. Imana ibampera umugisha, banyeretse ubumuntu, banyeretse urukundo rudasanzwe. Ndatangira 2016 rero
ndiga ariko kubera bya bisebe nababwiye ngenda ngira ku kibuno kubera kwicara umwanya munini ngezeyo nize byumweru 2 ndacukuka neza ndabora ibise birandenga ku buryo wabasha kubona nigufa uri muri kaminuza ndi muri kaminuza nyitangiye hanyuma umuganga muri kaminuza kuri campus Gikondo twari dufite umuganga wakurikirana abanyeshuri witwaga Inosa arabibona ko ibise byandenze pe ahubwo nibitinda biri ndi bupfe hanyuma uwo Inosa abibwira abayobozi ba kaminuza bashinzwe imibereho y'abanyeshuri bafata umwanzuro wo kuntwara kumvuza Inosa aravuga ati none se Faisal ntabwo bemera mituweli yacu ikorana nabo hanyuma biba ngombwa ko Inosa ampa amafaranga 10,000 akuye mufuka we arambwa antwara kunsuzumisha noneho ngeze Faisal umuganga aranyakira witwa Colonel Dr Fula n'umukoroneri mu ngabo z'u Rwanda nayo Imana imuhumugisha yanyakiranye urukundo anyakirana urugwiro hanyuma amaze kunsuzuma ampa gahunda yo kumbaga amaye gahunda yo kumbaga Faisal impa facture pro forma ya 2,500,000 bakwishyuriye zo kwishobora ngo bambage dusiga twibaza tuti se none amafaranga zava he Inosa wa muganga ahita ngarura kuri campus abibwira abayobozi ba kaminuza abibwira abanyeshuri noneho batangira fundraising batangira guterateranya ya mafaranga 2,500,000 zose ziraboneka abanyeshuri bo batanze abanyeshuri biga muri kaminuza ico gihe abayobozi ba kaminuza hamwe n'abakozi ba kaminuza baraterateranije ayo mafaranga araboneka ngenda kuvugwa urumva urukundo cyane ndashimira abayobozi ba kaminuza y'u Rwanda bamfashije muri ico gihe n'abakozi baho bose n'abanyeshuri twigana ico gihe bose ndabashimiye hanyuma amafaranga maze kuboneka 2,500,000 bantwara Faisal wa muganga Dr Furaha arambaga namaze y'amezi 2 urumva ko nagiye kwa muganga abandi barimo kwiga kandi ntabwo bari buhagarare kwiga noneho ndakomeza ndiga ndakomeza mu bitaro mara y'amezi 2 muri kaminuza ari ibintu birihuta sanga amasomo barangije kuyiga amakati barayakoze ahubwo bagiye gukora ama exame njewe sinize nari ndi mu bitaro hanyuma ngarutse rero mu kigo bansezereye kwa muganga ngenda gusaba ico bita special card no gusaba gusubiramo gukora amasomo utakoze noneho dine wico gihe yari umuhinde arambwira ati wa muhungu ibintu n'umuntu ntabwo bize hano muri kaminuza iyo utsinzwe isomo uraryishura kandi we ntabwo wize wabiretse ugataha ukaziga ikindi gihe kandi nimpagarika kwiga ya buruse nayo irahita ihagarara ndamwinginga ndamubwira nti wamfashije ukanyemerera nkiga ati ntabwo bishoboka abanyeshuri bo muri Giridi Council bahagara abanyeshuri bankorera ubuvugizi nabwo yanga kunyemerera ndongera musubira ndavuga nti wambabariye ukanyemerera gukora special card arangije arabyemera ariko yandikaho ngo ikizakubaho nutsindwa ntagazagira icumbaza ntinakazo mpiyo baruwa mbwira noneho ngenda kubwira umuyobozi wa departement mushiriyo baruwa yitwa Muvunyi Eugene nawe Imana imuhumugisha abwira abarimu bose ko bagomba kumpa special card zose amasomo yose hamwe nagomba gukora yari amasomo 12 yose bayakoze ntahari hanyuma abarimu baritegura barantegura bamataye imitebo nkagenda nkora bamunyerekaho niga banyerekaho babajije ndayatsinda haza kubaho isomo rimwe gitwa business mathematics umwarimu waryigishaga ico gihe ahita bari bamuhaye buruse yo kugenda kwiga muri Sweden ndamwandikira ndamubaza nese nziga he arambwira ati wowe ugende wige kugeza hano hanyuma ndahiga ariko ntabwo ari wambajije umwarimu wambajije ahita mbaza n'ibintu ntize birangira iryo somo rimfashe riransinda rimaze kunsinda ariko ryari rimwe urumva nanemerewe kwimuka nimuka mu wa kabiri ariko mfite ideni ry'isomo mu wa mbere Imana ishimwe ndashimira n'abo barimo bamfashije bose ngeze mu wa kabiri nkiga mu wa kabiri nkaza no mu wa mbere kwiga rya somo wigaga ahantu habiri yego ariko ndiga ndakomeza na bwa buzima bwo mu kagari ariko ngira amahirwe rya somo ndaritsinda
n'amasomo yo mu wa kabiri yose ndayatsinda nimukira mu wa gatatu. Ngeze mu wa gatatu ubwo ni 2019 niho tugeze. Ngeze mu wa gatatu nabwo ndongera byabise biranzonga, ndongera ndacukuka, birongera biranga ndanukaho nicaye, nahora nduma urusazi rwinshi ku buryo nagira n'ipfuno ryo kwicara mu banyeshuri, nkaga n'ipfuno ryo kugendera mu bantu. Hanyuma 2019 nabwo wa muganga Inosa arongera arambona ibisebe byandenze, anyohereza ku bitaro none kure wa muganga Furaha. Ico gihe ntabwo aragikora Faisal, ahubwo yari asigaye akorera i Kanombe. Noneho biba ngombwa ko ngenda he mu bitari Kanombe. Noneho umunsi ngenda mu bitari Kanombe nabwo dufite ikindi kase nugenda nabwo uzavuzwa nande. Turakomeza dusabiriza abayobozi n'abanyeshuri ba kaminuza. Ni ikibazo ariko genda muganga Dr. Furaha icari bwanzure nico turi bukore. Umunsi imodoka arimo kwitegura, ico gihe nagenda kwa muganga twago n'imodoka y'ikigo. Yego. Hanyuma uwo munsi ntegereje nicaye ahantu imbere bana muri SFB, hari akantu k'akabaraza winjira mu nyubako zaho, mpagaze ntegereje imodoka, umuyobozi wa kaminuza anyuraho. Uri mu kagare kandi ubusheje. Ndi mu kagare. Uwo bita Vice Chancellor yari umuzungu yitwa Prof Philippe Cotonou, Imana imuhe umugisha, ambonye aransuhuza. Urabona ko n'umuntu uca bugufi. Yari yambaye ikoti arabanza rikuramo, yicara ku gasima iruhande hano nicaye. Arabatse inama ko ntimeze neza, atarimo kwiga neza, ndimo kwiga. Ati no se ko wicaye ndagwaye, ngiye kwambage kuntwara kwa muganga i Kanombe. Ngo nese ugwaye iki? Ntifite ibisebe, ngiye kure muganga. Noneho ahita ambwira ngo ahita akora umufuka ma business card. Ngo ino business card yishire umuganga. Uze kumubwira ko ibyo amafaranga yose azakugenda mu kwivuza nzayishura. Noneho Prof Philippe Cotonou amaze ko impahita yigendera, ntegereza imodoka, business card ndayibika, imodoka yaza turagenda, ngeze i Kanombe, muganga arasuzuma abona ko ari ngombwa ko mbagwa nanone. Ubwo ndi mu wa gatatu, Dr. Furaha amaze kumpa gahunda mpita mwana business card mubwira ko ibizangendaho byose uyu Vice Chancellor ari uzabyishura. Nuko kuva ico gihe ahita yishura amafaranga, Dr. Furaha arambaga, abandi basigaye biga ku ishuri, urumva asubiye kwa muganga. Nanone i Kanombe namaze y'amezi 3 ngaruka amasomo barayarangije. Ariko nkaba mfite twaserabiso tunote, nkajya nigiraho ndyamye. Abantu kwa muganga horase uriya muntu yiga gwaye, kubera ko igice cyo hepfo ntabwo wabenya ko ngwaye. Ibise ndi paralyze ntabwo numva, umva ibise ntabwo byandyaga. Naheruka babaga nta kindi, urumva nariyicarira nkiga ndyamye ku gitanda. Noneho babaze kumbaga ndataha baransezerera, nongera gusaba gukora special cut. Barabinyemerera, n'ubundi nongera gukora ya masomo yose, ama special cut yose ndayakora, ariko ngira amahirwe yose ndayatsinda. Iyo mu wa gatatu nimukira mu wa kane. Prof Philippe Cotonou nawe Imana imumpera umugisha. Hanyuma ngeze mu wa kane, urumva n'umwaka wo kurangiza twiga imyaka 4, ndiga turiga 2021 nibwo narangije. Mu kwezi kwa 8 nibwo nambaye ku itariki 27. Yego. Urwo rugendo rwose waciyemo urumva ko ari urugendo rukomeye, ariko rimwe abantu bagiye bakora igikorwa cy'urukundo. Kuri ubu ngubu urumva nyuma yo kwiga bikomeye bigoye, ubu se icyakurikiyeho ni iki? Ubuzima bwawe bwagenze gute? Se warangije kwiga bigenda bite? Maze kurangiza kwiga 2021 kuva ico gihe ntabwo ndabona akazi kugera uyu munsi. Yego. Ntabwo ndabona akazi, ariko ngerageza kwa applyinga, rimwe ntibamfate, ahandi bamfata simbasha kubona uko ngenda gukora ibizame, bitewe n'uburyo ngira ingorane za transport. Simbona gatike cyangwa se ugasanga aho bashize ikizame ni kure, simbasha kuhagera, ugasanga bashize nk'irukara, bashize nk'ihuye, bikangora kuba nahagera. Kuva ico gihe rero imibereho yanje nubwo nta kazi mfite, Imana yabanye nanje. Inshuti zinzi, abo twiganye, abo twagiye duhurira hamwe kwa muganga, bose ufite 2 nkabona aranyohereje kuri mobile money. Ufite 5 nkabona akambwira ati reka nkugurire fanta. Ubwo nabaze ko ntafite akazi,
ba bantu nyine bakabikora babikunze bafite umutima. Imana impera umugisha abantu bose bagenda bafasha muri ubwo buryo, nkabasha kurya, nkabasha no kubaho, n'igihe nagwaye nkabasha kugenda kwivuza. Imana ibampera umugisha. Imana iha umugisha kandi inshuti yanjye yitwa Kwizera Jean Bosco. Kwizera Jean Bosco twiganye muri kaminuza, ni umwarimu muri primaire kuri groupe scolaire Nyange ni Ngororero, niwe unyishyurira kano gashamburete mureba. ubu kagashamburete ni ukishyura? Niwe ukishyura ibihumbi 18. Urumva umwarimu muri primaire nta nubwo ahembwa ibihumbi niba ari 100 simbizi, bakuraho imisoro agasigana 90, ariko akiyabona abanza gukuraho amafaranga 18 yanje. Yaravuze ati ntabwo nzatuma bakujugunya hanze, akabanza kunyishura noneho we agasigara agwana n'ibye nyuma. Bosco nawe Imana imumpere umugisha. Kabisa Imana imuhe umugisha rwose. Nuko mbayeho. Ubu se ko bigaragara ko nyine nta kintu ushoboye gukora, wenda nk'ubwo bufashe bubonetse abantu bagufashije bakakugurira nk'ako kantu cyangwa se bakaguha nk'ibyo bintu byo kurya, ubasha kubigenza gute kugira ngo ubashe kwiyitaho? Ibyo bintu iyo umuntu ampaye amafaranga mbasha kubwira umuntu akagenda ku isoko kumpahira, abaturanyi duturanye bakagenda kumpahira, hanyuma afite n'umushuti wanje hano w'umuturanyi uri hafi, nkamuhamagara akaza akancanira imbabura akantekera hanyuma nkarya. Yego. Ufite n'umushuti wawe? Okay, wenda turajya muri icyo kintu cyo kuba wenda ufite umushuti, ndagira ngo nkubaze ikintu kijyanye nk'uko wari uvuze ku buzima bwawe. Urabona ko nyine agashamburete ni kurimo. Yego. Wenda ndagira ngo mbanze nkereke abantu uko abantu basigaye bafite gahunda yo bita ngo ni pranka, kubeshya abantu. Yego. Bakavuga bati bari abantu n'ibintu bateguye barimo barabeshya. Ndagira ngo mfate ngire kameramani yerekane mu by'ukuri ako gashamburete turimo ukuntu kameze. Yego. Biragaragara ko uba wiryamiye ku gasempure kawe. Yego. Gashamburete dore n'imyenda ngiriyangira ngo murayibona, ntabwo ari ibintu twapapiriye cyangwa turi kuvuga ngo ngo baratwika ngo barategura. Urabona n'akagare ngako agendamo n'ibikoresho byo mu gikoni. Yego. Ndagira ngo wenda kugira ngo dukomeze neza, dukomeze ikiganiro cyacu, uri mu kagare noneho. Yego. Uri mu kagare utwereka n'akagare mugakoresha cyangwa uburyo kajyamo. Yego. Hanyuma dukomeze ikiganiro, ariko byibuze hari ikintu cyahindutse. Yego. Noneho ubwo no kujya mu kagare ubwo mba nkeneye umuntu umfasha. No kujya mu kagare ikintu umuntu ugufasha? Ntabwo nabasha kwiterura hano. Ubwo aho ngaho uri ntabwo ushobora kuhava? Oya. Iyo abana nifite igitanda byanyorohera, ariko nta gitanda afite. Ahubwo se nanagifite hano cyakwigwa hehe muri kano gashamburete. Ahubwo unyemerera ahamagara wa mushuti wanje. Oya ntacyo muhamagaye. Hanyuma akaza